Guys, this is Gwiza TV. I'm coming back. Mwireho neza. Aho rero ni igiterane cyaraye kibaye mu ijoro ry'iwacu isa 12 z'umugoroba mu Rwanda kuri Arena. Namwe murahareba Big Arena. Abantu bari benshi cyane bari babyitabiriye. Guys, Richard Ngendahayo hashize imyaka 17 atagera iwacu ngo akore konseri nkuko mubireba. Muri iki gihe cya none baramanutse we n'umugore we baje gufatanya n'abanyarwanda nyuma yuko igihugu kibohojwe. Niyo konseri ya mbere mana yanjye, nibwo konseri ya mbere ibaye itangaje. Muraza kujya mureba hariya hari Tracy n'umugabo we nibo babanje guterana kugira ngo abashe gutangira kwitunganya kugira ngo baze kumubona nabo live. Oni Tracy muri kureba
yes wa René ya abantu bari banezerewe cyane, bari babukereye. Ni ubwa mbere arena yakwikuzura kubw'umuhanzi wa gospel guys. Ubushize mwarabibonye kuri Israel Mbonye, nabyo byari bimeze ibintu biri hatari. Nibigaragaza ko u Rwanda rwacu rusigaye rwariteje imbere ku bintu byita gospel, bahagurukiye kumenya Imana no guteza ibikorwa by'abahanzi bakorera Imana mu gihugu. Guys, ni ibintu bitangaje. Ibi ngibi twajyaga tubibona kera, ngo runaka ngo Diamond ngo yaje ibintu bigacika. Ariko guys, ngaho namwe mwirebere aho abana b'Imana baterana hakuzura gutya. Ibi nibyo byari bikenewe iwacu Rwanda, kuko Imana niyo yatugejeje ku ntambwe tugezeho guys. Turabishimira kandi dushimira Richard wamanutse akaba yaraje kwifatanya n'abanyarwanda ari bo twe, kugira ngo twongere twibukiranye ibihe bya kera. Richard kubwanjye ku mateka yanjye ndamuzi, kubera ko ngenda umuntu nanjye nakijijwe nkiri mutoya, ariko bazi inyuma ya genocide yakoreye abatutsi bagendaga kuririmba mu nkuru nziza. Mbese nanjye byabaye nkaho ari ibihe binkumbuje. Bari bose na ba Polineri twarakoraga igitaramo buri saa sita zuzuye mbere yuko twongera gusubira mu tuzi twakoraga. Abantu bose bakoraga mu mujyi, murazi Richard. Mbese n'abari bose bakoreye umuziki mu Mana ni benshi cyane, ntabwo nabasha kubavuga. Hari uwo waririmbaga, hari Richard, hari benshi cyane nk'uriya muhanzi w'i Burundi Apolineri, nawe ndamwibuka. Mbese twabaga tunezerewe, mbese abantu barakizwa buri munsi ku munsi, buri saa sita y'amanywa, igihe cyose twateranaga. Niba mubona iyi konseri nyifashe, ni ibihe binyibukije ibya kera. Kandi guys, nashimye ukuntu yibukije ukuntu baruhanye na Pasiteri Julienne Kabanda, uburyo ki bagendaga bakorera Imana. Guys, niba mwarakoranye n'umuntu akakunezeza kandi mukaruhana, mugasangira kabisa n'agahiye, mujye mubyibukiranye kandi mubivuge public, kugira ngo abantu bose bajye bibuka ko gushima ari byiza. Nanjye rero ndashima Imana kuba nongeye kumubona. Ni umurejenti nawe twubaha mu murimo w'Imana. Yes, hari hashize igihe umwe wasigaye aba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, niwe n'umugore we n'umuryango we. Guys, aho ngaho ndagira ngo mukomeze mukurikirane, murebe ukuntu ibintu byari byifashe, byari byiza. Abantu basize ibyabo icyumweru cyose bakora interview nawe, abagiye kumwakira mwarabibonye ukuntu byari bimeze ku kibuga cy'indege, byari bishyushye. Abanyamakuru bamukoresheje ibiganiro bibukiranya uburyo ki u Rwanda nawe ari bamwe mu barubohoje mu gihe byari bikwiriye. Ariko ubu ngubu ari gukorera Imana byuzuye 100%. Aho rero yemvise Pasiteri Julienne Kabanda kugira ngo aze asuhuze abakunzi. Richard bari baje bamushagaye kugira ngo bumve indirimbo z'Imana twari twaramenyereye mu maradiyo zacu. Zirimo abantu badafite indirimbo za Richard, mushobora no kuba munazitunze ariko mutazi nyirawe, ariko kuba muzi bahuye nawe, ni umuntu w'umupapa wari uciye bugufi cyane. Aho ngaho yavuze ukuntu ibihe byiza bagiranye na Julienne Kabanda. Julienne Kabanda rero nawe yagize ibihe byo kuvugana n'ubwoko bw'Imana kandi bwahakirijwe guys. Mbese ndababwiza ukuri, ibintu byahabaye byari ibintu bidasanzwe. Abenshi bahakirijwe, bakiriye Yesu n'umukiza wacu wazutse, wapfuye kandi akazuka ku bwacu. Abenshi barakijijwe, hatanzwe ubuhamya bw'abantu benshi bagiye bakizwa ku bwabo.
mukomeze rero mukurikirane 5 kuri Gwiza TV nkuko nabasezeranyije guys ko nzajya mbazanira amakuru anonosoye n'ibi ngibi biri mu kazi niyemeje gukora ngaho twese turyoherwe twibukirane ibihe bya kera kandi twibuke n'utwo turirimbo twiza Richard yagiye Imana imuha yagiye avuga ko indirimbo nyinshi yagiye azihabwa n'Imana mu bitotsi bwacya mu gitondo akajya muri studio biratangaje ko abenshi muri iki gihe basigaye bajya kuzikoresha ahandi ariko we kubw'umwihariko ngo yajyaga kuryama Imana ikamuha indirimbo bugacya ajya muri studio urumva rero nawe ari mu bakozi basizwe n'amavuta yo guhimbirwa n'umwuka we muze dukurikirane guys nkuko nabibabwiraga rero aho ngaho agiye gutangira ariko nka Gwiza TV show guys don't forget subscribe like share and comment turi kumwe tunezerwane tugira ibihe byiza I love you guys God bless you Imana ibahe umugisha namwe mutameze neza mukomeze mwihangane murebe izi ndirimbo hari icyo zakora mu buzima bwanyu zikongera zikabagarurira ibyiringiro kuko mu Mana honyine ariho hahishwe ibyo byose murakoze cyane Gwiza TV show in Canada thank you guys amajoro n'amanywa tujya kubigeza ubutumwa mu mvura mahindu zuba mwizara twari abantu babanyita ngo bashonje murabizi murabazi babandi kabisa umurebe ukavuga uti reka mu rwego Imana imufashe ubuzima nibwo twari turimo ariko tugiriza Imana turyohewe dufite umutima ukunze tubikunze dukunze Imana mubabwire namukunda n'umutima wanjye n'Imana irabizi inshuti yanjye akaba mushiki wanjye magara akaba inshuti yanjye magara akaba mushiki wanjye magara namubonye umubare namubonye Pastor Julien Kabanda Yesu n'umwami ngirira ukwegereye muramwumva ariko mungirira ngo Yesu n'umwami reka rero tubikore tutabikoresheje tuvuge ngo Yesu aragira umwami oh yes God bless you ngiye gukoresha iminota mikeya nshimira Imana kubwa Yesu kubera uyu mugoroba ariko cyane cyane my brother ari hebe where are you brother ari hebe cyane babasha okay arahari okay nagize question nyinshi kubera ibihe byinshi twacanye byinshi amamanyaje menshi kera za 90 na kangahe urabyumva twari n'abatoya tugenda imisozi tugenda amanywa amalansha waduhura dukorera Yesu non-stop ibiganiro bikaboneka byavaho tugasenga byavaho tukaririmba byavaho nawe ni umuntu uri kure cyane mu mutima wanjye nsengere na madamu we Imana ibahe umugisha mwinshi murakoze kutabivamo murakoze kurinda ubuhamya murakoze gukomeza gukunda Yesu yes munyemerere twavuganye nawe mbere y'uko aza mbere kera akigira ku mutima kuza of course tubisengera ku matelefone uyu mwaka utangira na mbere hose mutera inkunga tukavugana tukabisengera tukacumbikisha gutyo hanyuma ubwo uyu mwanya rero babonye
brother uri kure cyane nagomba gufata umwanya gusengera imugoroba kumusengera byinshi cyane hanyuma mise numva icyanditswe gikomeye kiri muri Luka 15:19 ngiye gukoresha iminota mike mbabwire tubwire pastor gato ni hahandi tabapatu ni hahandi ndababwira Luka 15:19 ndababwira ibintu kimwe bibiri bitatu bine hanyuma nicara ngeri y'umugoroba hanyuma numva ibintu bine mbibakiramo vuba oh yes biraza kubera impamba mbere yo kwimwa gusoza mezina Yesu utega amatwi yawe neza kuko mfite akanota microphone ndayimwatse ariko hazira n'uri sinimo ho gato Luka 15:11 haravuga ngo nuko arababwira ati hari umuntu wari ufite abahungu babiri umuherereza abwira se ati da mpa umugabane w'ibintu unkwiriye mubikurikire neza nuko agabanya amatungo ye iminsi mike ishize umuhererezi agenda ajya mu gihugu cya kure yayisha ibintu bye ubugoryi bwe abimaze byose inzara nyinshi itera muri icyo gihugu atangira gukena urakurikira neza wa musore inzara iratera atangira kujya gute atangira gukena aragenda ahakwa ku muntu wo muri icyo gihugu amwohereza mu gikingi cye kuragira ingurube agiye guhakwa yifuza guhazwa n'ibyo izo ngurube zaryaga no ariko ntihagira ubimuha nabyo yabyifuje ariko ntabwo nabyo ariko iby'ingurube none umwana uvuye mu rugo nka ruriya okay nabyo ntihagira ubimuha nuko yisubiyemo ufashe uvuga uti yisubiramo aribwira ati abagaragu ba data ni benshi kandi bahazwa n'imitsima bakanayigira gute bakanayisigaza naho jye inzara itsinze aha reka mpaguruke mu byiza byamubayeho yibwiye ngo reka ngire gute bivuze ngo mu bintu byinshi ushoboye ufitemo n'ubushobozi ushobora kongera ugahaguruka ukava mu kintu icyo ari cyo cyose kikurembeje narivuze icyo ari cyo twagiye ariko muri kamaguruke njye kwa data mubwire ni data naracumuye brokenness umutima ugize gute umutima umenetse merci naracumuye kuyo mu ijuru no mu maso yawe ntibikinkwiriye kwitwa umwana wawe mpaka ngo n'umugaragu wawe arahaguruka ajya kwa se agituruka kure se aramubona aramubabarira arirukanka aramuhobera aramusoma uyu mugoroba asora gusoma yes uyu mwaka urarangira yego hari ibyo twabonye ari byo waciyemo ariko n'unduranje reka mubwire ngo hari amaboko ya data yaso mu ijuru yiteguye kugura uwo mwana aramubwira ati vanteya data nacumuye kuyo mu ijuru no mu maso yawe ntibinkwiriye kwitwa umwana wawe tararara 22 ariko se abwira abagaragu be ati mwihute musane vuba umwenda uruta iyindi uruta narakomeza yari yambaye ate fora ikanzu yambaye fora ipantaro yambaye fora jinsi yambaye imaze igihe mu ngurube yifuza gusangira nazo nizikabimara yambaye ate uko wambaye si cyo gifite icyo kivuze umwambaro so agufitiye ni wowe ngombwa hari igihe twambara ibintu bitandukanye hari igihe wambara umwambaro bitewe n'amategeko
bitewe n'ibyo ku kazi bakubwiye, bitewe n'ibyo nyogosenge wa perezida yakubwiye, ariko ujye uhora wiyibutsa indi kanzu idasa n'andi makanzu yose, ikanzu so bagufitiye. Ufite amasegonda make cyane, reka nihute. Aramubwira ati no 26, ahamagara umugaragu amubaza ibyabaye ibyo ari byo. Uyu ni murumuna we wari utashye, atangira kubizana. Reka mvuge bya bintu bine, hanyuma mbone guhita soza. Icya mbere, iyi nkuru yanje mu mutima maze gusengera uyu mugoroba, maze gusengera iyi concert, hano barasengeraga ngo kandi hari ukuntu buriya iyo urimo urasenga nibwo wumva uburyo umwuka wera arimo aragira gute agenda kuyobora. Icya mbere nabonye ni uko uyu muhungu iwabo hari ibintu byose, kwase hari byose, ashaka gusubira mu nkuru, araza birasa tugira gute mpereza sa nawe ati akira. Mu kanya baciyeho abari gusaragiye, agezeyo Bibiliya iravuze ngo muri icyo gihugu hatera iki? Inzara. Muri icyo gihugu haba amapfa. Muri icyo gihugu inzara, abantu batangira hafi kurya pasiparumu, batangira kurya ibyatsi. Ngo umuhungu abonye ikibaye mu baturage, yumvise amaradiyo yose avuga ngo inzara 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 inzara, mbese kisubiraho gusubira he iwabo. Munyemerere mubwire ikintu cyajemo gikomeye kandi nanjye cyafashije. Akenshi inzara igitubera inzira. Iyo uyu musore akomeza guhaga agahanga agatunga akagenda imbere bigakomeza, akabona abasheri 6 wa 5, akagura amamodoka kuko yavanye ajyanye ubutunzi bw'iwabo, right? Aharaho iyo bikomeza kwiyongera, ntabwo aba yaragize ate, yarabonye opportunity yo kwisubiramo. Hari igihe inzara hari igihe umuraba, hari igihe kiriya kibazo ufite ku kazi, hari igihe Imana yemera ibintu bikakugeraho kugira ngo bikubere inzira yongera kwisubiramo. Inzara yarakubise irahonda, kandi buriya abagabo basonza nabi. Inzara yarakubise mu gitondo buri gikoma, nimugoroba atangira kumva inzara kuri radiyo, yumva inzara ahantu hose. Bibiliya yavuze ngo biciye mu nzara hari ikintu kidasanzwe muri we. Hano hari abantu ibyo mwaciyemo byababereye esikariye, yatumye muba abagabo uyu munsi muri abagore, uyu munsi mureze abana, ariko byatewe na nyogosenge wajyaga gucumura mu gitondo, ati cumura mu gitondo, ati wabyuka ugiye kuvoma, ugahagarara ukavuga ngo nzagira icyo nigezaho, nanjye ni ukuri ibi bigomba kuzahinduka. Ayo marira yaguhindukiye ikiraro kikujyana. Bamwe ubupfubyi, icyo ni ikintu nkivugira aha mu gihugu cyacu tutakimenya vuba cyane. Ubupfubyi nibyo waciyemo, hari ukuntu byatumye muri wowe urya ibyinyo, uravuga ngo nubwo bimeze bityo, bibejo biba ryari bizaba umuntu w'umugabo. Imana ishimwe sometimes kubera inzara. Ngiri ukwegereye ngo inzara waciyemo uyu munsi kubereye umuhamya. Uyu muhungu inzara yarakubise ngo agira imubera inzira, imubera ikiraro, imubera umwanya wo kwicara ahantu, atangira kuzunguza, atangira reka mubwire, hari igihe Imana igusanga mu nzara. Benshi yabasanze ahantu, iyo mvuga inzara mu buryo ushaka kuvuga uyu yahuye n'inzara, wowe wahuye n'ikindi. Hari igihe surtout les Africains kandasira banange, hari igihe ibyo uciyemo bikubera motivation ivuga ngo enough is enough. Reka mvuga kanirukanka nkura
nigiye bucuri wacu of course ntangiye gukura nari nzi umubare w'abana tuvukana ariko natangiye gukura nsanga nta muhungu n'umwe dusigaranye iwacu kandi bahari kandi papa yarababyaye na mama hanyuma turabaza byagenze gute ati hari inzara yakubise mu mitima yabo ubu bagiye ku rugamba bagiye bamwe ari bato abandi bagenda abakiri abatineja ariko bavuga ngo enough is enough ibintu by'ubuhumuzi fire bagenda batwaye udupantaro tubiri cyangwa batwaye iki agasakoshi nakuze ntazi guhamagara musaza wanjye kubera iki bose wanidupatiya bye bye twongeye kubabona nyuma bamwe barababonye abandi ntibababona ariko Imana ishimwe ko icyo bakoze inzara yabakubitiye mu buhunzi uyu munsi ntabwo uyu munsi baravuga amashimwe even Richard wari uraririmba hano nawe yaje ari tipe mutoya uyu munsi arimo aririmba mu Rwanda n'abanyarwanda bose tuguhaye iki vuga cyane zamu tuguhaye igihugu cyacu kubera iki yarakirwaniye yarakibabariye uyu munsi azi Yesu arimo aragitanga mu maboko ya Yesu Imana igiye gukoresha nabyo cyari kakanga icya kabiri cyabaye kuri uyu musore cyamfashije n'ubushobozi yagize gutuma yikungura yibwira yiyemeza kuva mu ngurube my God aharaho yari bugume mu ngurube sibyo aharaho yari bwemera akaguma hehe akavuga ngo nta yindi nzira uzi ko hari abantu bemera bakaguma mu ngurube Bibiliya yavuze ngo yifuje no gusangira n'utuvungukira aratubura noneho n'utuva ku isahani aratubura biranga ariko mu butwari bukomeye yagize n'icyo kintu cy'ubushobozi cyo kwisuganya akavuga ngo sinzi uko data arimo arantegereza kuko naramubabaje ariko uko biri kose iki gihe maze mu ngurube nazikivamo nasengaga numva hari abantu bamaze igihe mu tuzu tunaka uyu mwaka utararangira uratufunguka urakavamo even tonight umukozi w'Imana agiye kugaruka kuririmba ushobora kwiyemeza ukabwira data uti iri joro simva hano sindi bwemere gusoza uyu mwaka nyicaranye n'ingurube vrema nirimo ndarya ingurube igashyiramo umunwa nanjye ngashyiramo intoki ingurube igashyiramo nanjye nifuza kurigata hari igihe usuzugurwa enough is enough birahagije ingurube yewe gamuntu ingurube ikamutama amazuru yamara kubizunguza igishimba kikagera hariya hano nawe ukazana umunwa ukazana intoki ukaza so papa wawe afite ibyamirenge afite icyo ahagazeho ntabwo buri upfa kwivumbura harakorakora arimo arivumbura yibuka se n'ubukire bwe arimo aranga ingurube ashingiye kuri se azi neza ndakwinjiza uyu mugoroba ugira ibintu wanga ugira amasahani ufungafunga na Mr. Ngurube ubwire ngo out and the drawer out kandi hari abantu banyumvise neza iminota ibiri ngiye kugusengera uzinge isahani uzinge ingurube uyirebe mu maso yibwire ngo 1 2 3 1 2 3 1 2 3 narigiye kubwira ngo mbwira ukwegere uramubwirira iki wakwibwiye Yesu isi cyonyora uvuga uti yangurube ko tuziranye kaya kagurube karakizira mu cyumba cyanjye kaya kagurube kari ku mufuka no kuri konte yanjye kaya kagurube kirirwa muri bizinesi yanjye abandi baratera imbere njyewe mbona muri ntibijya imbere ntibijya inyuma kaya kagurube kabana n'umugabo wanjye kaya kagurube kamariye umugabo kaya
imigisha Imana hega sinzakurekura. Aha mbega amajwi wayimenye sinzakurekura dodo sinzakurekura. Twagiye hari utugurube tutazakureka tutaratwiyama, ntabwo waremewe gusangira natwo, wahuye natwo mu rugendo. Umva, iyo mvuga utugurube mwatwumvise, ndavuga ikintu cyose ufite ukikiye ugendana nacyo ariko kitavuye kuri Kristo. Naribuze cyane cyo kuko icyo Kristo yakoze niwe rukundo muri twebwe, niwe byiringiro by'ubwiza. Nguri muri twe arakomeye, ararushuri. Uri minsi yabaye icyaha, wowe ube gukiranuka, yarakubiswe, imibyimba y'igukize. Niki atakoze kugeza ukavuga ngo byose bigize zamurijwe, bigize gute? Nibyo byaba byararangiye. Irukana utwo tugurube rero. Ejo wari waruha, ndamubwira ni kubera imbajije ati ndarushye, ndarushye. Ati ndarushye ku buryo iriya modoka kuyicaramo n'ukuntu imeze nta kimarira. Ati bariya bana kubahobera ndumva bitagerayo, ibifaranga kwinjira ntacyo n'abantu bimwe uruhijwe n'iki. Arambwira ngo ndarushye, ambwira ibintu bitatu, ikivugitse nicyo ndi buvuge. Arambwira ngo ndushye kuba imbata y'inzoga, nubashywe gutya. Ati ndarushye, I'm tired, ndarushye pastor. Ati ndarushye kuza mu modoka nziza hanyuma nkibarambura imbere y'abana banjye, mfite doktora site pe pastor. I'm tired, ararira, ndarushye doktora itari mirangura ku bubata bw'urumogi ngana ni doktora yananiwe. Ati buri gihe imodoka yanjye ihora muri garage. Ati amafaranga ashira kuri garage, ati amafaranga. Ati ndarushye, barambwira ngo ninkomeza kunywa itabi nageze ikibazo cy'ibihaha India, barambwira ngo ninkomeza nzapfa, barambwira ngo tubaza dore izi raporo. I'm tired, ndarushye guhora umugore wanjye ari ijoro ryose arizwa n'ikintu nanjye ntafitiye. Ndangije ndamureba, ni icyo gusa. Ati cyo ni urumva ubirushye. Ati ndabirushye. Reba hano, musomere ibyanditswe, mbwira ukwegere ngo birakora. Namusomeye ibyanditswe bibi, ndamubwira ngo turasoza ufite iseseme. Arambwira ngo pastor urihuse. Ni no, icyo nicyo kibitsa, byarakozwe, Yesu yarabirangije. Ndamubwira ngo intsinzi urayifite. Ati nibyo. Ati nibyo. Nihumiriza, ahumiriza gatatu. Beneda ntabwo twasenze mwizina Yesu. No, numvaga mfite umujinya kubona umuntu w'umupapa akubwira ngo ogereka nkavuge siki, akubwira ngo ibaze ko rimwe abana bato basanze nikoze y'imyaka, ntabizi ko naje madamu yanyumva ngwa muri salo, babyutse sinzi uburyo kureba basanga muri salo amasaza atuma. Ati pastor tired. Ndamubwira ngo mbabwire hari icyo Yesu yakoze. Namubwira ngo utwo tugurube turakurekura. Reka mbabwire ikintu cyantangaje hanyuma soze nkivuge. Numvaga ntabwo twajya muri idareba indirimbo zo mu gitabo cyo guhimbaza, ntazo twaririmbye. Naramubwiye ngo icyo Yesu yakoze kirahagije gutungura utwo tugurube. Urabyizeye? Ati ndabyizeye. Arapfukama, ndapfukama, dufatana amaboko, ndavuga ngo urakoze Yesu ko icyo wakoze wowe data kimuhinduye, kimukijije, kimubaye ahindutse gusa. Ategereza ko nicugusa. Ndamubwira nta kwicugusa, akiri icyo Yesu yakoze. Umva usoreje. Ati amen. Ataramaza nibyo gusa basta. Ini ati byaragiye ni uzongera n'ukoza ku muntu. Ndamubaza nta kufite mu modoka. Ati kamwese arihuta.
ndabireba neza nubona bigiye mu kanwa kawe mwa arafungura ati mwizina ntabwo mugiye ngo mwizina rya Yesu mwa agira ati Beneda singiye kuvuga ibyo yakoze ariko nibyo aheruka kurya ryari ndamubwira nti kongeza wongera umwe turebe arafata ati ndamubwira nti ngo Jesus ati Jesus ashira Beneda ati senze izina rya Yesu w'i Nazareti akantu kose niba wizeye Imana azamura ukuboko kwawe niba ufite akantu ugomba kwiruka haguruka ariko haguruka kwakira ijambo umukozi w'Imana akomezana n'Imana niba hari ikintu wizereye umugoroba ugira gusa ukuboko kwawe hejuru gutya presence y'Imana irahari kizamura neza imbere y'Imana uvuga ngo ndakira icyo wankoreye ku musaraba ndakira icyo wankoreye umugoroba nanze gusangira n'ingurube nanze guhora muri aka kazu data mu izina rya Yesu urakoze kubera ineza yawe urakoze kubera ubuntu bwawe mwamuhawe icyubahiro uhawe ishimwe urakoze ko nta mbuto y'umubi yaguma mu buzima bw'abakozi bawe bazamuye amaboko aba ni abana bawe aba ni babandi bameneye amaraso nanjye ndimo turabuze ngo no dusohotse mu byari bidukandamije dusohotse basohotse bararekuye bavuye mu byari bibicariye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu uko niko bigenze uko niko bibaye uko niko amashimwe yinjiye iwabo uko niko bihindukiye uko niko bihindukiye uko niko bihinduye izina uko niko amashimwe agendanye n'abo mu izina ndashaka kumva uvuga cyane uti Yesu damu tugihagaze nyemerera hari abandi bavuga ngo pastor jewe akazi umazemo iminsi ni akazi k'ibyaha ni akazi ko kutamenyesha ni akazi ko kwigira umunajwa uyu musore yanze kwigira umunajwa aremera ko ahari atariho atera intambwe asanga se ndashaka guha umuntu wese igihe nako nagiraga gute nakizwaga ubwo Yesu yinjiraga muri cye ndashaka kukubwira ngo ahantu hari ahandi wakwicara ukaguma ni mu nzu y'ibyaha ni mu nzu yo gutemberera Yesu ahindura ubuzima bwawe n'ubwo yaduhinduriye natwe ni inzu yo kutamwemerera ngo yinjire mugenda nyemerera nk'uko uyu musore yahagurutse akava hamwe agasanga se Bibiliya avuga ngo se amwakirana ikanzu amwakirana impeta n'inkweto uyu mugoroba hari icyo Yesu agiye kukwakirana uhari utaremerera Yesu mu buzima bwawe ndakwinginze ngo umwemerere iri joro uraza kubona uwo ari we mu buzima bwawe nyemerera sindi kukubwira kuza hano ugire ku cyukuboko kwawe ndashaka gusengera uvuga ngo pastor ni ukuri ndabihazi sengera mpindurirwe izina mpinduke mve aho narindi ntera intambwe zanduka ngo bavuga vuba ndababona benshi hejuru ndababona ariko hano hari abizera ngo bashimire Imana y'amaboko yose Bibiliya ivuga ngo umuntu umwe gusa iyo yemeye mu ijuru impundu zigira gute ziravuga